Nanone twongere tubasuhuze abakurikira Urunana TV, twongere tubasuhuze ariko birababaje rwose. Tugeze ahantu hari umusaza twifuza kuganira nawe. Ni umusaza ubona yuko ababaje akeneye ubufasha. Ndagira ngo twatangira tumubaza umusaza amakuru yawe. None se tukubonye gutya urimo gutembera, tubona usa n'udafite uko wifite, ubundi bimeze bite? Amakuru yawe dusa n'utuganiriza, usa n'uganiriza abakurikira Urunana TV. Nta kintu ufite kintunga, nta n'icyo nambaye, mbega ndi umukene kandi ndashaje. Urashaje? Urashaje se? Ku myaka yawe ubu ngubu ufite nk'imyaka ingahe mbese muri make? 75. Ufite imyaka 75. Ukora iki se? Ubayeho gute? Aho ubayeho urakodesha cyangwa se ntabwo ukodesha? Ndakodesha kandi ndi umuhinzi, nta n'akabaraga mfite. Uravuga cyane kugira ngo abadukurikiye babashe kubyumva neza. Aho uri urakodesha mbese? Ndakodesha. None se agafaranga k'ubukode ukabona hehe? Mu kugenda nyine umfashije nyine umpaye 200, umpaye 300 gutyo, ubundi nkaba natanga nyine ay'inzu. Mbese akazi se nyirizina ukora ni akahe? Ni uguhinga, nta kandi kazi kandi ngira. Ni uguhinga? Ese iyo urebye ko karaboneka nibura? Iyo kadani kaboneka nyine abagabo bafite imbaraga zabo. Wowe wahagera bakakubwira ngo genda urashaje. Urashaje ngire n'ipfira. Mbese ukaba wifuzaga ko umuntu, mbese nk'umuntu uri kukureba aka kanya, wumvaga wamusaba iki? Umuntu ugira umutima wo gufasha, urumva wamusaba iki? Nama ko yamfasha yandebera na 500 akaba araye cyangwa agahomba. Bijyanye naho kuba se ahangaha uherereye ni hehe? Ahangaha duherereye ni muri Kigali, ariko se mu rugo ni hehe? Ntagana hehe? Mu rugo ni Cyangugu. Rugo ni Cyangugu. Muzehe numva bibabaje. Icyerekeranye no kurya urumva ni hatari, kiboneka bigoye. Ntacyo, ni ugutungwa n'ubusa usabwamo. Nawe nta mbaraga mfite zo kubishaka. Ubwo utatubona nkipfira nyine nkemera nkihangana. Ubwo muri make ntaho gukinga umusaya, aho kuba ntabwo wakodesha, cyangwa se ni umuntu ugufasha akavuga ati bubaye ahangaha nujya ubona aho ujya gucikiraka ugenda ugice ugaruke. Ni umuntu ufasha akanyereka aho ndyama, ubundi nabona aho ntagacuro nyine, cyangwa se nkubona avomera amazi ubundi akampa icyo kurara. Musaza ukundi ni ukwihangana. Abakunzi b'Urunana TV, ubwo ni umusaza twari turimo kuganira, turagira ngo ufite uko ashoboye kumufasha, urabona nimero ya telefone ye aho hejuru ya screen, wamufasha. Niyo cyaba igiceri cy'ijana ukakimwoherereza, cyangwa ukareba ukuntu wamufasha, kuko ntabwo ubufasha bisabira ngo umwoherereze amafaranga menshi. Uko waba wifite kose wamufasha uko nguko. Muzehe ndagira ngo ushimire, ndagira ngo usezere abantu bakurikira Urunana TV, unabasaba ko ufite umutima wo gufasha yagufasha, kugira ngo nawe umusabire umugisha ku Mana. Basezeyeho ushaka kumfasha yamfasha, umugira neza yarwanaho nyine akampa icyo ndarira, cyangwa se umuhanda agafaranga igiceri cy'ijana.